Reka dutangire tubasuhuza mwese bakunzi ba Shyaka TV. Nkuko mumaze kubimenyera kuri Shyaka TV, dusanzwe tubagezaho content nziza zitandukanye zigenda zibanyura. Muri iyi minsi kuri Shyaka TV turimo kwibanda cyane ku ikoranabuhanga ndetse na technology muri iyi minsi. Muri iyi minsi abantu benshi bafite amatelefone, ariko hari amafunction amwe namwe batazi gukoresha kuri telefone bitewe nuko bishobora kuba bigoye kwinjira muri system ya telefone, cyangwa se bakaba bafite n'ubumenyi bukeya mu bigendanye na telefone. Birumvikana nibyo ikoranabuhanga riragoye kandi kuryiga bisaba umwanya ndetse n'igihe, ndetse bigasaba no gushyiramo imbaraga zihagije. Rero abantu bafite amatelefone ya Android, hari amafunction amwe namwe ya telefone baba batabasha kugiraho access bitewe nuko byaba bigoranye cyangwa se bisaba ubumenyi buhambaye. Uyu munsi rero kuri Shyaka TV nakuzaniye amakode y'ingenzi yagufasha ku accessinga izo function utiriwe usabwa ubumenyi bwinshi ku bikoresho bya electronique cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga. Kanongere mbibutse gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho 5 kuri 5 nta na kimwe mucitswe, kandi nizeye ko ino video nabazaniye uyu munsi iri bubafashe. Nkurarikiye gukurikirana ino video kugera ku musozo, kandi nongera kukwibutsa gusharinga no gusubscribinga kugira ngo izi content nziza ntisikagucike. Ni mu kanya gatoya. Kode ya mbere tugiye guheraho ni kode iri magique cyane. Iyi ngiyi ni kode igufasha kwiyumva wowe ubwawe mu gihe urimo urahamagara undi muntu. Iyi kode ni akanyenyeri urwego 835 rimwe akanyenyeri urwego. Ino kode izagufasha kwiyumva. Ushobora kuba uvugana n'abantu kuri telefone, ariko mu by'ukuri ukaba utabavugisha neza, ukaba uvuga gakeya, ukaba uvuga urandaga. Rero ino kode ikintu izagufasha, uzabasha kwiyumva uburyo uvuga kuri telefone, noneho niba hari icyo ukeneye kongeramo nko kongera ijwi cyangwa se kurigabanya, ukaba wamenya uko ubikora bitewe nuko urimo kwiyumva urimo gukora call. Kode ya kabiri nibasha kuduha access ku cyo twita EFR. Iyi ngiyi mu magambo arambuye yitwa enhanced full rate. Ino enhanced full rate ikintu idufasha gutuma call yacu, ni ukuvuga ngo uguhamagara kwacu kugenda neza, kukaba clean kandi kukaba nta n'ama noise azamo, ni ukuvuga ngo ukajya wumvikana n'umuntu neza 100%. Kode ni akanyenyeri 33 urwego ukemeza. Iyi kode rero idufasha gutuma call yacu, uguhamagara kwacu kugenda neza, kukaba kuri smooth nta ma noise. Ariko nanone ino kode igira side effect kubera yuko ituma battery yawe ishiramo umuriro vuba. Ikindi nanone ugomba kumenya nuko ino kode ikora kuri iPhone gusa. Kode iri ku mwanya wa 3 ni kode izatugeza kuri function bita directory voicemail. Ino kode ikintu izadufasha ni ukuvuga ngo umuntu naguhamagara udafite akanya, uri nko mu kazi cyangwa uri mu bindi bintu, tayari aho kugira ngo weho umwitabe, ahubwo azahita aba directed kuri voicemail, hanyuma asige ubutumwa bwe kugira ngo nawe nuza kubona umwanya ubashe kuba wamusubiza. Ino kode ni kode y'ingenzi cyane ku bantu bakunda kuba bari busy, badafite umwanya wo kuba bakwitaba telefone, ariko mu by'ukuri n'ubwo butumwa bari bagiye kwakira ntibabubure, ahubwo bakaza kubwumva mu gihe bafite akanya. Kode iri ku mwanya wa 4 ni kode navuga ko kuri njyewe ariyo favorite code yanjye, kubera ko iyi ngiyi ni kode igufasha gutuma umuntu weho uhamagaye atabona nimero yawe. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni bya bindi mujya mubona, ukabona umuntu araguhamagaye ariko ukabona nimero ye ntigaragara. Ino kode rero uzaza hamwe usanzwe wandikira nimero ugiye guhamagara, ukande urwego 31 . Iyi ngiyi ni kode nziza cyane ku bantu bakunda kuba bari private, ku bantu bakunda gukora ibintu byabo mu ibanga. Ino kode yabafasha kubera ko weho urahamagara, ariko umuntu uhamagaye mu by'ukuri ntagabona nimero yawe, kereka iyo muvuganye ukabasha kuba wamwibwira.
Reka mbashimire mwebwe mwese twabanje kugera ku musozo, bibutsa gukora subscribe, like, share na comment, mbasaba gukomeza kudushyigikira mu byo dukora. Nta kindi ubufasha dukeneye ni ukureba video zacu, aho mwagize ikibazo mukandika muri comment tukaba twabasubiza, kuko niyo mpamvu turi hano. Ibiganiro byacu kuri Shyaka TV nakagaruka. Ciao ciao.